Mumeze mute nshuti mwebwe muri rya no hino mbanje kwasuza mbabwira ati ni mukomere cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri breaking news, inkuru nziza kuri Vestina ndetse n'umugabo we. Ni inkuru yatunguye benshi. Ubukwe bwa Vestina bwa rudaca, ubukwe bwari bwiza cyane kuko bwari bwitawe n'abantu bagiye batandukanye hano mu Rwanda. Uko mwabibonye ku mashusho, ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye biza muri ubukwe bwa Vestina, haba Junior ndetse na Sankara. Abantu benshi n'abaruki bose bari batashye ubukwe bwari bufite akanyamuneza kenshi, ndetse wabonaga ko byari bicika ku mbuga nkoranyambaga. Amafoto yagiye acicikana bavuga ati Vestina wari umukobwa ahindutse madamu. Ibintu byakumbujwe, abantu benshi bihutira kujya bareba izi video za Vestina ubukwe ukuntu bwagiye bugenda, ndetse urabona ko byari ibintu byiza cyane, ndetse we n'umugabo we. Kuri ubu bukwe rero ikintu cyaje gutungura abantu benshi ni ubukwe bwagiye bugaragaramo impinduka zigiye zitandukanye, kuko ntabwo twari twiteze ko Irene aza kwambikwa ingofero nk'abasaza. Ubukwe rero bwaje gutungura benshi, buca agahigo niko nabivuga, ndetse buteguha abantu benshi komanteri bibaza ngo ese ni gutera iki Vestina atateguje abantu igihe ubukwe buzabera, akabateguza ku munsi w'ejo. Aribwo ifoto yagiye hanze yanyuma avuga ngo ubukwe bwanjye bugomba kuba ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 mu gitondo kabyuka buba. Ubukwe rero bwaje gutungura benshi, kuko benshi ntabwo bari bazigiye ubukwe bwa Vestina buzabera. Ari mpamvu mvuga ngo haje kuzamo impinduka zigiye zitandukanye. Bamwe mu byamamare byagiye bitkomatingaho cyane bibaza impamvu Vestina atigeze atangaza byinshi ku bukwe bwe, ndetse na manager we Emirene. Ndetse ibingibi byakuruye imitima ya benshi kubona ko Vestina abavugaga yuko ubukwe bwe butazigera buba bwabaye imbona nkubone. Ibi rero byatunguye ababyeyi ba Vestina ndetse na papa Vestina. Dorcas we byari byishimo, kuko twagiye tubona ku rubuga rwa Instagram postinga ngo ndagukunda murumuna wanjye, ni iby'agaciro kukubona wambaye agatimba, ndetse nanjye nifuje kuzakora. Urabona rero muri iyi video niho Emirene niho manager wa Vestina niho yarari gushimirwa bamuha amashimwe yuko yitaye ku bana be, twabita nk'abantu arabafasha muri kimwe cyose, haba byabona buri munsi n'ibintu zitandukanye niho babera manager mu bintu byose. Urumva rero twaba kumwita umwana wabo. Ibi rero byarishimwe bamuha Vestina na Dorcas zigiye zitandukanye, ndetse bamuhaye ibihumbi y'icyubahiro n'umusaza rwose ukomeye. Ibi rero ni byiza kuba Emirene yakoze ibintu nk'ibi by'agaciro, akagurisha abana be icyubahiro. Twabita nk'abana bakomeje kuvuga kuri iri jambo, nuko Emirene yakoze ibintu bitakorwa n'uwo ari wese. Ni bamwe mu bahanzi bagera mu maribogeti batandukana, ariko Emirene atiyirengagije amagambo ajya mu bikorwa avuga yuko yabaye atenda Vestina. Ibyo byose yagiye abyerekeza gufasha abana, inama zose ari gufasha bwarimo abantu benshi cyane, ndetse ibyamamare byagiye bituruka hirya no hino, byaturutse mu Burundi, hirya no hino, mbega bari baje kwishimira ubukwe bwa Vestina. Ubu ngubu rero bwari ubukwe bwiza kandi bubengerana, bwari ishusho nziza y'umukobwa w'umunyarwanda wateye intambwe agakoresha ubukwe bw'akataraboneka. Mu Rwanda benshi batanyivuga ati ubukwe bwa Vestina ubwo bubaye, wasanga nawe mu minsi iri imbere azaba ari gushyamirana n'umugabo we, bavuga byinshi
bahuriyemo. Ariko ndagira mbabwire ngo ibyo mu mutega siko bimeze, ahubwo Vestina ni umwe mu bantu ba mbere twavuga twafatira icyitegererezo bamaze kwandika amateka muri industry nyarwanda. Ibintu byagiye bitungura benshi ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagenda babyinjiramo, ariko ibi ngibi nkaho Vestina atabihaye umwanya yakomeje kuguma ku mugambi wo gukunda sheri we, ndetse abantu batangiye guhisa bavuga yuko Dorcas ngo nawe yaba afite umukunzi mu minsi iri imbere nawe ashobora kuzashyingirwa, ariko Dorcas yabihakanye yivuye inyuma avuga yuko we ntabwo afite agiye kwigira kaminuza, iby'ubukwe ngo agiye kuba bihagaritse. Ibi rero byatunga abantu benshi, baravuga ati wow byari ibintu byiza, mbega abafana bari benshi, ndetse ibi ngibi byagiye bikurikirwa n'abantu benshi, dore ko byari live ku rubuga rwa YouTube. Emrene yabicishijeho biri live ubukwe, imihango yose ukuntu yagiye igenda, ndakeka mwese mwagiye muyibona. Bwari ubukwe bwiza kandi buteye amabengeza, ndetse bwakuwe n'abantu benshi. Ndagira mbibutse ko njya wageze ikiganiro banyitira dukunda Kevin, reba neza nimba kandi subscribe kujya ujya ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bizajya bikugeraho uko bwije nuko bukeye. Bwari ubukwe bwiza buteye amabengeza, wabonaga nyine ko bwari ubukwe bwari bukurikiwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse muri bake bateye komanteri mu bukwe bwa Vestina ndetse n'umufasha we ni benshi cyane, kuko ibyamamare byagiye bimuha amakadagi atandukanye, bamufasha buri kimwe cyose, bamubwira ati congratulation ubukwe bwawe wifuje amajoro waraye ukaniye yabaye. Mu magambo umugabo we yateye yavuga ati mugore wanjye nzagukunda kugeza iteka ryose. Usibye ko yavugaga mu gifaransa, mu mbabare abantu mutazi igifaransa muze kunyuza mu maso cyangwa mwebwe mu kizi mwumva amagambo bagiye bavuga agiye atandukanye. Ni ubukwe nyine bwagarutsweho n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Nagiye mbona bayipostinga avuga ati Vestina congratulation kuba ugiye kuba madamu. Murabizi ko mu minsi iri imbere aribwo yakoresheje ikirori atungura abafana be ababwira yuko ubu ngo ari gusezera ubukumi, ubagiye kwitwa madamu. Ndagira ngo abakunze Vestina n'umukobwa, abamukunze mu ndirimbo ze, ndagira mwandike muri comment muvuga ati Imana ishimwe cyane Vestina congratulation. Ndetse ibintu byagiye bitungura benshi, bivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, byagiye bikoresha abantu benshi. Nagiye mbona abantu bavuga ati Vestina uri umuntu w'agaciro mu buzima bwacu, amafoto menshi ajya amuvugaho, ndetse bakajya mucimba umutwe akamwambika uko adasa, ariko ubukwe bwaje buhinyuza ibyo babandi babuze, bavuga ko Vestina yaba agiye kwiyandagaza. Mbibutse ko njye banyitira dukunda Kevin, ntabwiye ko nta kintu nzajya cyanyura ngo mbure ko kibaha, buri nkuru zose zigiye zicicikana zajya zibahereza. Ibi rero byatunguye benshi ku mbuga nkoranyambaga, kongera kubona Vestina ari kumwe n'umutware we, kandi ubukwe bwari bwiza, ubona ko musaza we bari bamufashe mu kaboko bamubwira ati mushiki wacu tugomba kugutanga wabyanga wabyemewe. Ibintu byatunguye benshi. Mbibutsa ko njye banyita dukunda Kevin, reka mbabwira ngo reka dusoreze ahangaha ubukwe bwa Vestina. Mu kanya gato duhuriye ku rubuga rwa YouTube mbaha n'ibindi bigiye bigezweho. Icyo mbasaba ni ugana subscribe kujya mujye mubona ibiganiro nk'ibi ngibi. Ciao mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.